ubuzima rero bugufata nkaho bwakwirukanye, ariko si buri rugendo rugoye rugera ku iherezo ribi. Mu mwaka rero mu 1981 muri San Francisco muri Amerika, hari umugabo witwaga Gardner. Ntabwo yavukira rero umuryango ukize, yakuriye mu buzima bwuzuye ibibazo gusa, ubukene n'ibikomere byo mu muryango. Yakuze rero yumva ko ashaka guhindura amateka y'umuryango we, ariko byari bigoye cyane. Yashoye amafaranga yose mu kugura imashini zo kwa muganga, yatekerezaga ko zizamuhindurira ubuzima, ariko ibintu ntibyagenze uko yabitekerezaga. Imashini ntabwo baziguraga. Amadeni rero yakomeje kwiyongera buri munsi, bigera naho umunsi umwe nyir'inzu yaje kumwirukana. Icyo gihe nta mafaranga yari afite, nta kazi, nta nzu. Icyamubabaje cyane kurusha nuko yari afite umwana w'umuhungu bitaga Christopher, yari muto cyane. Buri nimugoroba rero yashakaga aho baryama. Hari n'igihe rero baryamaga muri gari ya moshi, hari igihe baryamaga muri shelter z'abatagira aho baba. Hari n'ijoro rimwe ryabaye ikimenyetso cy'ubuzima bwe. Yinjiranye n'umuhungu we mu bwiherero bwa gare, afungura urugi, yicara hasi, afata umuhungu we amushyira mu gituza, maze bararyama. Hanze abantu bahoraga bari gukomanga bashaka gukoresha ubwiherero, ariko yari yakinzeho. Ariko yari arimo kurira bucece kugira ngo umwana we atabibona. Yarababaraga cyane. Yibazaga ati se nkiri ndacyari umubyeyi mwiza? Muri ibyo bibazo byose rero Chris yabonye amahirwe yo gukora internship muri sosiyete y'ubucuruzi bw'imigabane. Ikibazo cyari kimwe gusa, internship ntabwo yahembwaga. Yakoraga amasaha menshi, nimugoroba agasohoka agashaka aho aryama n'umwana we, abandi bakozi bagataha mu ngo zabo, we akajya gushaka ya mazu atabamo abantu, akaba ariho ajya kwirarira, ndetse rimwe na rimwe bakamusangamo bakamwirukana bakajya kurara mu bwiherero. Ariko gitondo yambaraga neza, yarasekaga rwose nk'umuntu udafite ibibazo. Yakoraga nk'umuntu utagira ibibazo, kuko yari azi ko amahirwe ye ashobora kuba ari umunsi. Nyuma y'amezi menshi rero y'imibabaro, igihe internship yarangiraga, baje gutoranyamo umwe muntu witwaye neza, aribwo Chris yahamagawe mu biro. Yatekerezaga ko byose birangiye, ariko bamubwiye bati congratulations, you got the job, wabonye akazi. Yarishimye cyane, ariko ageze hanze amarira arisuka cyane. Si amarira y'intege nkeya, yari amarira y'umuntu wari umaze igihe kinini arwana, ababaye. Nyuma rero y'imyaka myinshi, Gardner yabaye umwe mu bacuruzi bakomeye ba Wall Street. Yashinze kampani ye, aba umumiliyoneri. Iyi nkuru rero ntabwo yigisha uburyo bwo kubona amafaranga gusa, yigisha uburyo bwo kubaho igihe ibintu byose bisa nk'ibyapfuye. Uyu mugabo yavuze rero ngo ntukemera ko aho uri ubu ngubu hagenzura aho uzagera. Uyu mugabo rero yararaga mu bwiherero we n'umwana we, ariko ntabwo yigeze atuma abantu bamucisha mu ijisho. Ibyatumye atagera ku cyo yifuza, yakomeje ararwana. Uyu mugabo rero yavuze rero ngo ububabare si iherezo, ngo hari abantu bahagarara kubera ikibazo kimwe gusa, ariko ikibazo si iherezo, ahubwo ni ikizamini. Yavuze rero ngo icyizere ni imbaraga. Uyu mugabo mu gitondo yajyaga muri internship yambaye neza, agaseka rwose, ntagire n'umuntu umenya ko afite ibibazo. Niyo mpamvu rero yavuze ngo icyizere ni imbaraga. Ugaterwa ipfunwe n'aho ukomoka cyangwa n'aho uturuka. Uyu mugabo
mugabo rero yavuze ngo abana bareba ibyo ukora ntabwo bareba ibyo uvuga. Niba kubonamo umunyantege nke abana bawe bizabahungabanya. Rero ugomba guhora uri igihangange imbere yabo, ubereka ko ushoboye. Uyu mugabo rero yavuze ngo ntugereranye igice cya mbere cy'ubuzima bwawe n'igice cya nyuma cy'ubuzima bwawe. Buri munsi rero ujye uwufata nk'amahirwe, kandi yavuze ngo igihe cyose ujye uhora witeguye amahirwe, ujye uhora witeguye. Uyu mugabo yavuze rero ngo nta muntu ushobora kukwambura inzozi utabimwemereye. Uyu mugabo ubukene bwamwambuye inzu, amadeni amwambura amahoro, ariko nta muntu washoboye kumwambura inzozi ze. Rero yavuze rero ngo nta muntu ushobora kukwambura inzozi utabimwemereye. Niba uyu munsi rero ubuzima bukomeye, niba ufite amadeni, niba abantu baguseka, niba wumva ibintu byose byapfuye, ibuka uno mugabo bita Grace. Hari ijoro yaraye mu bwiherero, ariko ntiyamenye ko iryo joro byari riri hafi kumubyarira ubuzima bushya. Kuko rimwe na rimwe Imana cyangwa ubuzima ntibihindura amateka yawe igihe ibintu byoroshye, ahubwo biyahindura igihe wanze gucika intege. Nta joro rero rirerire kurusha umuseke uritegereje. Rero iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube. Ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe, njya nkunda kubabwira rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu bakunda bidasanzwe. Ciao ciao.